turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro Tinyuka urashoboye cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu uyu munsi turagikorera mu karere ka Rubavu mu kigo cy'ingabo z'u Rwanda mu ishami rishinzwe kurinda umutekano wo mu mazi, aho tugiye kuganira na Sergeant Kaneza Christine ukora akazi ko gucunga umutekano wo mu mazi nk'umumarine, ndetse na Koporo Nyiribambe Divine nawe ukora akazi ko gutwara ubwato bw'intambara cyangwa se ubundi bwato yahabwa bitewe n'inshingano zitandukanye yahawe. Turizera ko rero iki kiganiro mushobora kugikuramo amasomo menshi y'ubuzima, by'umwihariko ku bana b'abakobwa bafite inzozi zo kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Ngewe Nduwitonze Providence Shadia, ntimujye kure ya televiziyo y'u Rwanda. Sergeant Kaneza Christine na Koporo Nyiribambe Divine ni abakobwa bakiri bato babarizwa mu ishami rishinzwe kurinda umutekano wo mu mazi mu ngabo z'u Rwanda RDF. By'umwihariko Sergeant Kaneza Christine afite inshingano zo kwibira mu mazi akagera kure bitewe n'icyo asabwe kuhakora, ibizwi nko kudayivinga. Koporo Nyiribambe Divine we atwara ubwato bw'intambara cyangwa ubundi bwato yahabwa bitewe n'inshingano. Aba banyarwandakazi bombi buri wese afite icyamuteye ishyaka ryo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Ku ruhande rwa Sergeant Kaneza Christine, nk'umuntu ufite inshingano zo kwibira mu mazi ku mpamvu zo gucunga umutekano, avuga ko ahavuka nta mazi yahabaga, yewe ngo yaje atazi no koga. Gusa kubw'impamvu zo gucunga umutekano no kurinda ubusugire bw'igihugu yarabyize arabimenya, kandi n'umwuga yishimiye. Umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Simon Kabera avuga ko mu byo RDF ishyize imbere ari ukuzamura ubushobozi bw'abasirikare kugira ngo igihugu gitere imbere gitekanye kandi ntawe usigaye. Sergeant Christine mu rurimi rw'icyongereza ni diver, ni umuntu ushobora kumanuka mu mazi nk'ikivu akarokora umuntu uriyo hasi aho ngaho, cyangwa se gukura ikintu kiri munsi hasi mu ndiba y'ikivu agashobora kuba yakurayo ikintu cyangwa se umuntu warohamiyeyo. N'umwana w'umukobwa ukiri mutoya. Icyo ni ikigero kigaragaza yuko umuntu ufite ubushake, ufite discipline, RDF imuha amahirwe y'ikintu mubonamo ko ashoboye kugikora muri cya cyerekezo cy'umutekano w'igihugu mu buryo bwagutse. Rero nawe n'urugero rwiza, ndetse mwabonye ko akorana na basaza be, kuko muri iyo mirimo abantu baruzuzanya, umwe akora ikindi agakora ikingiki, akorana na basaza be kandi bakuzuzanya mu buryo bworoshye cyane, buryo bwiza bigendanye na kinyamwuga, kuko RDF ni igisirikare cy'umwuga. Guha ubumenyi abari n'abategarugori ndetse n'ibikoresho bijyanye n'igihe ngo bigaragaza ko umusanzu wabo mu ngabo z'u Rwanda uhabwa agaciro. Koporo Divine utwara ubwato bwa gisirikare ni ikintu gikomeye cyane, nicyerekana uruhare rukomeye, nicyerekana ubushobozi buri mu bari n'abategarugori, nicyerekana ko abakobwa bashoboye. Icyo bakeneye ni ukwigirira icyizere gusa. Icya kabiri ni uguhabwa ayo mahirwe kandi igihugu cyarayatanze. Sergeant Kaneza Christine na Koporo Nyiribambe Divine bakomeza bavuga ko bazakomeza kwiga byinshi no gukora cyane kugira ngo bakomeze kuzuza inshingano zabo no kwereka ubuyobozi bwahaye agaciro umunyarwandakazi ko butibeshye. Nkuko twabibabwiye rero mu gutangira iki kiganiro, turi mu ishami ry'ingabo z'u Rwanda rishinzwe kurinda umutekano wo mu mazi, aho tugiye kuganira na Koporo Nyiribambe Divine utwara ubwato bwabo bw'intambara cyangwa se ubundi bwato bufite inshingano zo gucunga umutekano wo mu mazi, kubera ko nibyo akoramo. Divi, umeze neza? Meze neza cyane. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Nakoze cyane. Uwakubona wambaye uyu mwambaro rero yakwibaza ngo niki cyaguteye gusaba kwinjira mu ngabo z'u Rwanda? Cyane gusaba kwinjira mu ngabo z'u Rwanda nuko nakundaga igihugu, numva nshaka kukitangira, hari umusanzu numva nshaka gutanga ku gihugu cyanjye, kandi bakaba baratanze amahirwe no ku mwana w'umukobwa kugira ngo abe yaza gufatanya na basaza bacu kugira ngo dutange umusanzu ku iterambere ry'igihugu cyacu. Wahise wandikura bisaba? Hanyuma rero ugeze ahatangirwa imyitozo yo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, wamaze kwinjira mu gipangu, nta kundi byagenda nta gusubira mu rugo,
waje wabyiyemeje niki cyagutunguye? ikintu cyamunguye nk'umuntu utari umenyereye ibintu ngiyemo, umva kubyuka kare ujya muri tereningi, nyine rutine z'umunsi wose byarantunguye, ariko uko iminsi yagendaga ishira narabimenyereye, mbifata nk'ibya buri munsi, mbigira ibyanjye. Umuntu yakwibaza rero ngo niki cyagufashije kubimenyera, kuko uratubwiye uti nabifashe nk'ubuzima bwa buri munsi mbigira ibyanjye. Niki cyagufashije kubimenyera? Nuko wari ubikunze? Niki cyagufashije? Nuko nari mbikunze, umva nyine ngomba kubigeraho, nkaba nitwa ingabo y'igihugu nanjye. Umaze kurangiza umwitozo wawe ukambara uyu mwenda, noneho ugeze ku cyo wari wiyemeje, ho wiyumvishe gute? Byaranshimishije, kurumva n'ibintu nari ngezeho kandi nifuzaga kugeraho, byaranshimishije cyane. Waje uzi gutwara ubwato se? Ahantu uvuka wenda hari ibintu by'ubwato, ni iki waje uzi gutwara ubwato? Nabimenyereye muri aka kazi, maze kugera mu kazi. Tubwire urugendo rwawe rero rwo kwiga ubwato, ugeze hano byagenze guteho? Ngeze hano nk'ibisanzwe nk'umusirikare wari uhageze, nyine utazi ibikoresho ibindi byo gukoresha ku mazi, habayeho kunyigisha kugira ngo mbanze mbimenye mbone kubikoresha. Nakoze training yabyo. Divine, umwana w'umukobwa ukiri mutoya, ufite umuryango, ufite n'igihugu, ariko ufite n'izindi nzozi. Wihaye izihe ntego? Intego nihaye ni ugukora cyane, nkakomeza gukunda igihugu no gukora neza, nkaba nava ku rwego rumwe nkajya ku rundi, ku byo nzi nkagira ibyo nongeraho kugira bikomeze kumfasha mu kazi kawe. Naho mu bijyanye n'ubuzima busanzwe? Ku bijyanye n'ubuzima bwanjye busanzwe, nanjye intego mfite ni kwiteza imbere, nkaba nateza imbere n'umuryango mvukamo, nkagira icyo nawufasha bivuye muri aka kazi nkora. Divi, iyo ubonye amahirwe abagore n'abakobwa muhabwa muri iyi minsi, tugendeye no ku kazi ukora, wiyumva gute, cyangwa se nyine wowe ubifata gute? Anshimisha, bituma natwe tugirira icyizere, tukumva ko dushoboye, bigatuma nyine n'uwako kavuze ko tudashoboye nawe ntabona ahahera. Ese ubundi ku ikosi wenda njye sindarijyaho, hari n'abandi bantu batararijyaho bo mu myaka yawe nabo bifuza kuba abasirikare, muhabwa amasomo amwe n'abahungu, hari umwihariko wanyu, bigenda gute iyo ugeze nyine hahandi wagiye wiyemeje uvuze uti ndagiye? Nta mwihariko wo kuvuga ngo uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, mwese muteranira hamwe, babaha ibingana. Wabishoboye ute Divi? Ni wa mutima wo kubikunda n'umuhate kugira ngo nyine bigereho. Abandi bana b'abakobwa bafite inzozi, wowe urumva wabikunze ukiri mutoya. Hari undi mwana w'umukobwa wenda ufite inzozi zo kuba umusirikare, zo kuba umupolisi, cyangwa se zo gukora ibindi bintu, ubona ari iki cyamufasha kubigeraho? Mbere na mbere ni ukumva bikunze, agakunda igihugu, akaza nyine yumva ko agomba gukora akazi agakunze. Ndagira ngo noneho ugire inama umwana w'umukobwa, twari tuvuze wenda mu buzima busanzwe, muri rutine, muri rusange, umwana w'umukobwa wumva ashaka kuza mu gisirikare cy'u Rwanda, tugendeye kuri wowe uko ibyo bintu wabishoboye kandi wari mutoya, nihe nama wamugira abaye afite izo nzozi? Abaye afite izo nzozi, inama namugira ni ukuba mbere na mbere ni ugukunda ibyo akora, akagira disipurine, akagira n'umuhate mu byo akora. Uvuze umuhate, ariko noneho ndibaza niki gifasha umuntu gukora aka kazi neza? Uri kure y'umuryango, ni akazi waje gukora utari ukamenyereye, ariko se wowe nka Divine niki kigufasha kugakora neza? Ikintu kimfasha gukora aka kazi ni uko ntakora njyenyine, hari bagenzi banjye dukorana, bikamfasha kuba nagira nanjye nkaba ntavuga ngo ndi mu kazi njyenyine, bikaba byatuma naba najya nubwo umuryango uba uri kure yanjye, nkaba najya no kuwusura singire guhangayika. Ni iki kikubwira kuza mu gisirikare utibeshye? Ikintu kimbwira ko kuza mu gisirikare ntibeshye ni uko nyine nta na rimwe ndigera numva nicujije kuba nkarimo, cyangwa se ngo numve ngo hari imbogamizi zituma numva ntakabaye ndi kugakora. Iyo utwaye ubu bwato
ubu ngubu bw'intambara cyangwa se muri mu kazi bisanzwe, ukagenda ugakora inshingano zawe, umunsi wawe ukarangira neza ugataha. Uwo munsi wiyumva gute? Hanyuma unabijyanishe nuko utegura umunsi wawe, kuko kugira ngo umunsi ugende mu buryo bumwe cyangwa ubundi nuko hari ukuba wateguye umunsi wawe. Bigenda gute byo? Umunsi wanjye ugenda neza nuko nyine mba nabyutse nzi akazi ngiye gukora mbere na mbere, nkitayiminga nkabyuka nkakora siporo, namara gukora siporo nkaza nkitegura akazi gasanzwe, niba ari ugutwara ubwato nkabutwara cyangwa se niba ari akandi kazi nkagakora. Ku mukobwa biroroshye gukora aka kazi? Biroroshye kubera ko uba nyine dufite motivasiyo. Urumva nk'iyo uri umwana w'umukobwa akaba bavuga ngo tumugirire icyizere tumuhereze ubwato nk'ubu butware, ni kimwe mu bigutera confidence no kumva ushoboye nyine ukaba wakora neza. Icyo ushimira igisirikare cy'u Rwanda Divine? Ni uko kiturebaho natwe nk'abana b'abakobwa, nticyumve ko tudashoboye, natwe kikaduha amahirwe yo gukorana na basaza bacu mu kazi ka buri munsi. Iyo witegereje amahirwe abagore n'abakobwa bahawe muri iki gihe, hakaba hari abataratangira gutinyuka ngo bakore ibyo bakunda, ni iki wababwira? Ni ugutinyuka, ikintu utatinyutse ntabwo wamenya ko ugishoboye. Umenya ko ugishoboye mbere uko uba wagikoze, uragerageza ukabona ko ugishoboye. Muri uru Rwanda ugendeye ku rugendo rwawe, birashoboka ku mugore gutera imbere? Birashoboka kubera ko urumva mbere na mbere iyo wamaze kugira icyizere ukumva ko ibintu byose bishoboye, ukora icyatuma witeza imbere, ugakora utagize ikintu na kimwe uvuga ngo iki sinagikora kubera ko ndi umukobwa cyangwa se ndi umugore, ugafatanya no gusevinga kugira ngo utere imbere. Uyu munsi uri koporo, uyu munsi uracyafite imyaka yo hasi, uyu munsi uratwara wenda ubu bwato, ariko mu myaka iri imbere ufite izihe nzozi? Mu myaka iri imbere inzozi mfite ni ukuba undi muntu ntari we aka kanya. Nimba aka kanya ntwara ubwato, nkagira ubundi bumenyi nungukaho ku bijyanye n'aka kazi dukora cyangwa se no ku giti cyanjye. Divi, uyu munsi uri ku kazi hano muri marine, muri Waterborne, ariko ufite n'umuryango uvukamo. Nubwo nta rugo rwawe bwite uragira, ariko ufite aho ubarizwa, ukeneye kumenya amakuru yawo no kumenya icyo wabafasha mu iterambere. Uhuza guterera inshingano z'aka kazi kakagenda neza n'inshingano zo mu rugo bagukeneye nk'umwana? Mbihuza akazi k'aha ngaha mu gisirikare, nkakora nk'uko bikwiye mu gihe cyako, noneho hakabaho kumpa umwanya n'ababyeyi n'umuryango, nkagira igihe cyo kubasura nkabitaho, nkamenya ikibazo bafite nabasha kugikemura. Uracyari mutoya kandi ibiba hirya no hino ku isi urabibona, ukoresha imbuga nkoranyambaga. Ni iki iyo urebye imyitwarire y'abakiri batoya rero, bagenzi bawe bo mu myaka yawe, wowe uyu munsi uri gukorera igihugu, hari abandi bari mu bindi, hari abari mu biyobyabwenge, hari abari mu bindi bintu ubona ko bidatuma bagera ku iterambere ryabo, inama wabagira bigendanye na experience y'ubuzima umaze kugira ni iyihe? Inama nabagira ni ukuba bagerageza bagakora badatinya ngo icyo ngiye gukora ni igiki, gipfa kuba atari kibi. Kuba uri muto, kuba uri umukobwa cyangwa icyo waba uri cyo cyose, watinyuka ukagerageza ugakora, kuko nyine iyo utinyutse bituma icyo ushaka nawe ukigera. Iyo utwaye ubu bwato we na timu yawe mukajya mu nshingano, ari wowe kabisa uri shoferi w'ubu bwato, mukajya mu nshingano, nimugoroba mugataha, akazi kawe kagenze neza, wowe Divine na bagenzi bawe, wiyumva gute cyangwa se bituma wihiza iyihe ntego? Niyumva neza, mba mfite confidence kandi mba numva nejejwe no kuba ari njyewe utwaye abo bantu, kubera ko urumva kuba nagiriwe icyizere nk'umwana w'umukobwa ni ibintu nyine ngomba kugenderaho, nanjye bikantera confidence zitatuma nkora ikibi ngo nkora icyiza.
turi mu gihugu giha amahirwe abagore bose, twigeze kubivugaho icyo ushimira RDF wakitubwiye, ariko noneho turi mu gihugu kidaheza umugore mu gikari. Mama wawe uri mu cyaro ashobora kujya mu kimina akiteza imbere, nawe uri mu gisirikare ushobora kwiteza imbere, n'abandi bashobora gukora ibikorwa bibateza imbere. Iyo witegereje ibyo bintu byose ugendeye no mu nzira wagiye ucamo n'intego ufite muri ejo hazaza hawe, ni icyo ushimira ubuyobozi bw'u Rwanda? icyo nshimira ubuyobozi bw'u Rwanda ni uko budasubiza inyuma igitsina gore, butanga amahirwe ku mukobwa cyangwa se ku mugore kugira ngo atinyuke abashe gukora nawe icyamuteza imbere. Nk'uko nanjye ndi mu gisirikare, hari undi uri gukorera ahandi, nabyo ni umusanzu ari gutanga w'igihugu. Ndabashimira muri make ko batanga amahirwe kuri buri mukobwa cyangwa se kuri buri mugore kugira ngo atinyuke nawe akore icyateza igihugu cyacu imbere. Ahubwo icyo dusabwa ni ukugira ngo twebwe dukoreshe amahirwe twabonye, dukore neza kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere. Koparo Nyiribambe Divine, rero turagushimiye ko witabiriye ikiganiro cyacu ugatanga impanuro zawe uko ubyumva mu buryo bushobora gufasha abandi bakiri batoya. Murakoze cyane. Turabashimiye namwe twabanye muri iki kiganiro. Mwabyumvishe ko Divine avuga ko abakiri batoya cyangwa se abagore n'urubyiruko muri rusange bagomba gukoresha amahirwe igihugu cyabahaye, bakiteza imbere, bagateza imbere n'igihugu muri rusange. Ushobora kuba umusirikare nka Divine, ushobora kuba mu zindi nzego zishinzwe umutekano, cyangwa se ugakora ibindi biguteza imbere, ariko ikigamijwe ni ugusenyera umugozi umwe ugana ku iterambere ry'u Rwanda. Twababwiye ko turi mu kigo cy'ingabo z'u Rwanda gishinzwe kurinda umutekano wo mu mazi. Tugiye kuganira na Sergeant Kaneza Christine ukora akazi ko kurinda umutekano wo mu mazi. Christine, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Christine, umuntu akurebye aracyari muto, umwambaro w'ingabo z'u Rwanda urakubereye, ariko noneho niki cyaguteye ishyaka ryo kumva ko ugomba kuba umwe mu bagize ingabo z'u Rwanda? Ikintu cyane ishyaka ryo kuba nakinjira mu ngabo z'u Rwanda, nakuze mbikunda, ndetse kandi hari urugero rwiza twaboneyeho nagiye mbona mu rugamba rwo kubohora igihugu. hari harimo abadamu ndetse bakoranaga akazi kabo na basaza bacu neza. Ibyo bintera ishyaka ryo kuba nanjye nagira uruhare mu kuba naza mu ngabo z'u Rwanda. Wa mugani, hari abo ngabo wabonye uranasaba, baragukundira, baragusubiza ko wemerewe kuza mu ngabo z'u Rwanda, kuza gukora imyitozo ituma winjira mu ngabo z'u Rwanda. Niki cyagutunguye ku munsi wawe wa mbere ukigera ahatangirwa imyitozo y'abashaka kwinjira mu ngabo z'u Rwanda? Byaranunguye cyane ko nari mvuye mu rugo, mvuye ku ishuri, ngiye gutangira ubuzima bw'ikosi. Ni ubuzima butari bunyoroheye kuko nagombaga kwiga ibintu mbonye bwa mbere, ariko twahawe amasomo turabyumva, tubasha no gusoza amasomo yacu neza, nemererwa kuba naba umwe muri abo ngabo bagize ingabo z'u Rwanda. Uyu munsi twagusanze mu ishami rishinzwe kurinda umutekano wo mu mazi, ariko noneho byo byaje gute? Kuko urumva wararangije amasomo yawe, ahangaha ho wahageze gute? Iyo muri ku masomo muhabwa amasomo nk'abandi bose, noneho hakabaho guselectinga bashingiye ko aho mugomba kuzakorera. So nta ruhare nabigezemo kwisanga ndi hano, habayeho guhitamo nisanga muri abo ngabo nanjye ngomba kuzamo ahangaha. Igeze rero wasanze ari ibiki biranga umumarine mwiza? Umumarine mwiza agomba kuba ari umusirikare mwiza. Iyo uri umusirikare mwiza bigufasha no kuba waba umumarine mwiza. Umumarine mwiza uhabwa amabwiriza akabasha kuyashyira mu nshingano ze, akabasha kuba yakora akazi ke neza nk'umumarine. Twakubonye mu mazi, ubundi mu masaha y'igitondo nabwo twari twakubonye muri siporo, ariko noneho umuntu yakwibaza ngo kugira ngo ibyo bintu byose uze kubikora neza, niki kiranga umunsi wawe kugira ngo uze kurangiza akazi kawe neza? Ndabyuka mu gitondo nkasenga, nkatunganya aho ndara, noneho nkajya muri siporo. Nava muri siporo nkaza nkitegura, nkajya gufata breakfast,
noneho ibyo ngibyo mbisoje ntegereza amabwiriza y'akazi ngomba gukora uwo munsi nkaba najya mu kazi ndetse nk'abandi bose. ahangaha ho rero ni iki cyagutunguye muri aka kazi ko muri marine? icyantunguye cyane ni ukwisanga ndi umwe mu bantu bagomba kuba bakora imirimo y'ubudayiva, cyane ko nko mu rugo nta hantu nigeze mpurira n'amazi. naraje mpasanga amazi baratwigisha turabimenya, noneho mpabwa n'andi masomo y'umwihariko nk'umudayiva ugomba kuba najya munsi y'amazi mbasha kuba natangira inshingano zanjye. haba hari igihe waba waragize imbogamizi ukavuga uti ibi bintu biragoye sinzi ko nzabishobora? imbogamizi zo ntizabura, ariko iyo uzi icyo ushaka, cyane ko noneho nari nzi icyo nshaka, nzi ko ngomba kuba kugira uruhare ku gihugu cyanjye, ibyo byose imbogamizi urazirengagiza kugira ngo ubashe kwacivinga intego zawe. hari intego ufite, umugani wawe ugomba kuzirengagiza, ariko noneho iyo uri mu isura y'akazi wamaze guhabwa amabwiriza, ni iki ubundi kigufasha kugira ngo akazi kawe kaze kuba kagenze neza, none atavuga ute akazi kanjye kagenze neza? Kifasha kugira ngo umunsi wanjye ugende neza ndetse n'akazi nahawe, ni uko mbanza nkategura umunsi wanjye neza, ndetse ikindi kandi ni uko hari timu dukorana na bagenzi banjye, dukorana neza nk'uko mwabibonye. Ntabwo wajya muri ariya mazi uri wenyine, mba ndi kumwe na bagenzi banjye, noneho tugakorana neza ndetse bikabasha kugenda neza, akazi kacu kagenda neza. nk'umukobwa biroroshye gukora aka kazi? Yego biroroshye cyane, kuko nta gihe ndicuza na kimwe kuba naba ndi muri aka kazi, cyane ko hari n'abadamu ndetse n'abakobwa nasanze muri aka kazi kandi bagakora neza, n'ubu ngubu ukibona ko bafite imbaraga zo kugakora kandi babikunze. Niki kikubwira kuza muri aka kazi utibeshye? Ikimbwira ko nibeshye ni icyizere ngirirwa, kandi ko noneho n'ibyo nkora numva ko mbishoboye. Ikindi ndi umwe mu badamu cyangwa se abakobwa bagiriwe amahirwe yo kujya no mu bindi bihugu kugarura amahoro ku isi, ndetse ibyo mukunda kumva nka misiyo, ndi umwe mu bagiriwe icyizere cyo kuba najya muri ako kazi hanze y'u Rwanda, nkabasha kuba nakwiteza imbere ndetse n'umuryango wanjye. Niki ushimira rero ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda? Ndashimira ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda, by'umwihariko umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda utanga amahirwe ku mwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu, hatabayeho kugira ubusumbanisha mu kazi. Uracyari mutoya ku isura umuntu akubonye, ariko mu myaka iri imbere wowe nka Christine urifuza kuzibona? Ndifuza gukura mu nshingano ndetse no gukomeza gutanga umusanzu ku gihugu cyanjye, ndetse kandi nkabera urugero rwiza abana b'abakobwa bari hanze aha ngaha bifuza kuba nabo baza mu ngabo z'u Rwanda. Uyu munsi uri Christine uri ku kazi, ariko ufite umuryango uturukamo, uhuza gute rero akazi na wa muryango, cyane ko uracyari umwana mu rugo ariko no ku kazi uri umusirikare ubarizwa mu ngabo z'u Rwanda mu ishami rishinzwe kurinda umutekano wo mu mazi, ndetse wakora n'izindi nshingano nk'uko wabitojwe, ariko ibyo bintu byose ubihuza gute ngo akazi kakubone umuryango ukubone? Nk'uko bisanzwe akazi turagakora neza nta kibazo, noneho tugira n'umwanya wo kuba twajya gusura imiryango yacu, tugahura n'ababyeyi, nta kibangamiye ikindi muri ibyo ngibyo, ko akazi twagakoze, ndetse tugira n'umwanya wo kuba twajya mu yindi mirimo isanzwe ifasha umuryango. Twakubonye utwaye ibintu byinshi, ugiye mu mazi uri kumwe na bagenzi bawe, ariko noneho tubwire ni ibihe bikoresho by'ingenzi ugomba kuba ufite kugira ngo ukore noneho ka kazi ubuzi ngo ndagiye ndagaruka amahoro? Ibikoresho by'ibanze ugomba kuba ufite nk'umudayiva, mbere na mbere ugomba kuba witeguye neza. Ikindi ugomba kuba wambaye uriya mwenda twabonye nambayemo imbere bawita suit. Iriya suit iyo yambaye igufasha kuba utagira ubushyuhe bwinshi mu mazi, cyangwa se ndetse n'ubukonje uri hasi muri ariya mazi. Ikindi uba wambaye boots. Iriya boots nayo igufasha kuba wagira ubukonje, ikurinda kuba wagira ubukonje bwinshi mu mazi hasi.
cyangwa se ukaba wahura n'ikindi kintu cyagukomeretsa mu birenge. Ikindi mwabonye ririya cupa nari mpetse, iriya cupa niyo ibasha kuguhereza umwuka uhumekera munsi y'ariya mazi. Mwabonye ko hari n'akandi ushyira ku munwa, iriya bayita divi ikura umwuka mu icupa, ibasha kuguhereza umwuka wo guhumeka uri hasi muri ariya mazi. Mu by'ukuri n'ibyo bikoresho ugomba kuba ufite nk'umudayiva. Hari n'icyuma mwabonye, iriya baneti igufasha kuba wagira wenda nk'imbogamizi mu mazi uri hasi, wahura n'umutego cyangwa se n'ikindi kintu cyakubangamira icyo ari cyo cyose, wabasha kuwifashisha wakata ikintu, cyangwa se ndetse wahura n'umwanzi munsi y'amazi, kuko dukora operation zo munsi y'amazi, kuba wajya gusecuringa wenda ibyo nakwita kuba wagera ku mwanzi mbere y'uko akubona, ukabona n'iriya baneti wayikoresha kwica umwanzi uhuye nawe. Ibyo nta kabuza, iyo bifite ugomba koparatinga neza nk'umudayiva. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Uyu munsi rwose uri umusirikare nk'uko wabitubwiye ubyishimiye, ariko niyihe nama waha abandi bana b'abakobwa bafite inzozi zo kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda? Inama naho abana b'abakobwa batinyuke, barashoboye. Icyo umwana w'umuhungu yashobora gukora ndetse natwe turabishoboye. Ikindi kandi niba narabishoboye njye nk'umwana w'umukobwa, narakuze ntari ahantu hari amazi, nkaza nkaba ndi umudayiva ubu ngubu, batinyuke, barashoboye. Baze dufatanye kubaka igihugu cyacu, igihugu kiduha amahirwe, imirimo iyo ari yo yose twayikora nk'abana b'abakobwa. Mwabyumvishe rero ko Sergeant Christine Kaneza avuga ngo niba narabishoboye n'undi wese yabishobora. Niba mvuka ahantu hatari amazi uyu munsi nkaba ndi umudayiva mwiza, cyangwa se ufite inzozi zo kugera ku bindi byiza birenze ibi ngibi, n'undi wese akoze ibyo akunda, twafatanya kubaka igihugu kandi tugatera imbere. Reka rero tubashimire mwe twabanye mu kiganiro Tinyuka Urashoboye cy'uyu munsi, naho ubutaha kuri televiziyo y'u Rwanda.